Nongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe mudukurikirana k'uyu murongo wacu, kudukurikirana kwanyu ni iby'agaciro ndetse ni n'iby'amahirwe cyane. Mwebwe muri mu mpande zose zigizwe n'igihugu, mu buce butandukanye ndetse namwe ba diaspora muri mu bihugu bya Afurika ndetse mu bihugu byo hanze, turabasuhuje cyane cyane kudukurikirana kwanyu ni iby'agaciro, tubiha agaciro ndetse biradufasha cyane. Wowe urebye ino video ukora subscribe, ukore share, ukore like and comment, ibashe kuba yagera ku bantu benshi kugira ngo tuganire ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Ikiganiro cyacu tugiye kubaganiriza ku makuru dufite muri dashboard, tunabaganirize no ku makuru ejo twahoze tubona atrendingwa yuko icyo bita SpaceX yohereje icyogajuru. Ese tumenye ati ese kitumariye iki? Tunamenye ati ese kuba Trump yaratowe twebwe bitumariye iki nk'abantu turi muri cryptocurrency? Tunamenye amakuru agiye atandukanye yaba ahagizwe n'umushinga ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bari ku mpande n'impande bavugira kuri X cyangwa kuri Twitter zabo. Tumenye ibiganiro byabo, ese bigenda gute, ese bigamije iki? Turebye amakuru dusanga muri dashboard zacu, turabonamo ko bari kutubwira ko tugomba kuzuza ama KYC yacu kugira ngo tubashe kuba twabona migration. Urumva uko byagenda kose, hari step uko ari 9 zose zigomba kubanza zikuzuzwa. Hari step ziri imbere ya KYC, step zigera muri 6 zose zigomba kubanza zikuzuzwa. Iya mbere no kudownloadinga Pi browser, iya kabiri no creatinga icyo bita wallet, icya gatatu no kuyikonfirma, icya kane no kurokinga za Pi zawe, icya gatanu no gushyiraho security kuri account yawe, icya gatandatu no gukora sign y'amasezerano, gusinya amasezerano mugomba kugirana ni acknowledge. Icya karindwi rero ni ugusubmitinga ya KYC, no kuyisaba KYC yawe ukayisaba kugira ngo ubashe kuba wayuzuza. Icya gatanu ni ukubasha gutegereza ya KYC yawe ikemerwa. Icya cyenda ni ukubona icyo bita migrate to mainnet, ni ukufata za Pi zawe bakabasha kuba bazikorera migration. Urumva ko izo step uko ari 9 zose ni ngombwa kuba zakuzuzwa kandi zikuzuzwa muri kino gihe batwongeje. Nyaboneka umuntu utari kubasha ko yakoze zino noza ziwe, zino step ze uko ari zose, ngo abashe ko yabona KYC, abashe ko yabona migrate, kandi baramuhaye igihe runaka bigomba kurangira, amenye kuko byagenda kose Pi ze azazihomba. Baduhaye kugera kuri 30 n'ubundi igihe tuba dutegereje open mainnet, nicyo gihe baduhaye kugeza kugira ngo tubashe kuba twabona uburyo izo step zose zakuzuzwa, buri wese yo guhomba zino Pi ziwe. Kuko team yarebye kubona ibikoze yubutsi wose yabahombya bamwe. Daniel Fenris na Fenris 2 kuri X yiwe agomeje kubwira abantu bagomeje bagire ukwihangana, bategereze bihanganye kandi bagira icyizere yuko ibyo babatesezeranyije ko Pi izasohoka uyu mwaka urangiye, izaroshingwa uyu mwaka urangiye, ari byo koko bimeze, bitigeze bihinduka. Ahubwo icyo bakoze ari ukugira ngo bongeze abantu bo kubura Pi zabo, babongeze igihe cyo kugira ngo babashe ko bakora KYC, babashe ko bakora na migrate. Urumva ni ibintu rero byiza kandi n'ibintu urumva ko abantu bafite amakuru ya Pi network bari kuduha amakuru agiye atandukanye. Uyu nguyu Daniel Fenris aravuga gutya, ariko nawo bita nanone ari n'izindi comments zigiye zitandukanye, ariko si ibyo ko mbere twagendaga nanone tutamwumva neza. Uwo bita Jatin Gata nawe we yavuze ko n'ubundi Pi network Dr. Nicola yavuze ko ishoboka ko izasohoka mu kwa 12 kuri 31 uyu mwaka, ariko
nituba twujuje ibyo badusabye kuba twakuzuza. Urugero, bari badusabye miliyoni 15 z'abantu bakoze KYC na miliyoni 10 z'abantu bakoze migrate. Urumva ni abantu, ibyo bintu nibitumara kuba twabyuzuza nibwo dushobora kuzahabwa ibyo batubwiye ko open mainnet izasohoka izi tariki. Ariko niziba nanone bashyiraho igiteganyo, we ubwo yavuze ko bashyize igiteganyo ko Pi network nibiramuka ibyo bintu ayo ma condition atujujwe ko ishobora kuzasohokwa nanone kuri 14 z'ukwa gatatu 2025, itabaho nanone ikaba kuri 28 z'ukwezi kwa gatanu 2025. Ibindi bintu byaduteye kwibaza, ese no kubera iki? No kubera iki iri yoherezwa rya kino cyogajuru ya bino byogajuru ribaye nanone open mainnet igiye batubwira ko igiye gusohoka? Nuko iki bohereje icyo bita Falcon 9 SpaceX, ko iki bayohereje na Falcon 9. Impamvu rero ngiye mu ntuza muri Chrome ndabaza, ndeba nsanga icyambere ino Falcon 9 ikimaze ku bijyanye n'amakiripto, yo ni ukubireba uburyo bajya kureba uburyo bazaba bakurikirana ivunja ryayo, ku buryo nuzaza ukenera kuba wahindura amagendo y'ikigero nka Bitcoin za Ethereum, ugashaka kuba wafata fiat money cyangwa ushaka kuba wayakoresha mu bindi bintu. Ibyo bintu bikaba byakurikiranwa neza kandi hatabaye ikibazo runaka, buri wese agace wese aherereyemo bakaba bamukontorora ibyo agenda akora, ku buryo ugira amanyanga bagerageza kuba bamugarura cyangwa wenda bakashobora kuba bamushyira mu bihano runaka, ariko iyo account ye bayikontorora neza. Ni nk'ubwo buryo rero birabyogajuru, harimo ibyogajuru bimwe bigiye bizifashishwa muri no open mainnet, muri no Pi network, akaza n'ibindi bigiye biri mu yandi manuza agiye atandukanye, nk'uko iki kigo cya kino university kino university kigenda kibigaragaza nacyo yuko iki cyogajuru ari mu bintu bishobora kuba biri gufasha ino cryptocurrency mu kuba yaroshingwa neza. Kuko uyu makuru mutse nk'abinjira muri Chrome, mutse nk'abaza mubaza tese ino Falcon 9 ese ya SpaceX imaze iki, ese ni ikimariye cryptocurrency, baragenda babikwereka neza kugira ngo bashe kubasobanura neza, mubashe kugenda mubyumvaho kimwe. Nk'uko nayo yatanzweho n'ubundi bamwe batagendaga babyumvamo neza, ari bamwe bagiye n'ubundi nayo yoherezwa rya birabyogajuru batabyumvamo neza, nko bita Honorable Dr. Samukati nawe yavuze ko ino nesa buri mezi ane yohereza icyogajuru cy'ironshinga icyogajuru kuri miliyoni 4 kugira ngo kizagire hejuru. Ino SpaceX yohereje ibyogajuru yaroshinze 50 buri mezi ane, iroshinga 50 ibyogajuru 50 buri mezi ane. Ubwo yoyo ikabyohereza kuri pourcentage ya 90%, 98%. Urumva ni ibintu biri kugenda bisa nkaho bitavugwaho kimwe, ariko nanone tutagiye kure, iyo turebye dusanga uruhare Elon Musk afite muri zino za Ethereum na zino za cryptocurrency zose, hafi ya zose dusanga ko anyinshi agiye azishyigikiye kuko nabanye businessman. No kubera iki no dushaka kwibaza tukavuga ese ni ukubera iki? Birashoboka ko Biden akiriho ino cryptocurrency ya Pi network ishobora kuroshingwa, birashoboka nibyo, ariko ni kimwe nuko dushaka guteganya yuko ishobora gusohoka neza, ari uko Trump amaze kugera ku buyobozi neza. Mwebwe kaburi gihe gitoya kugira ngo yinjire muri White House, kugira ngo tubashe kuba twakishimira ibyiza twagezeho. Kuko buriya ahantu bitandukanye, buriya
kuba Trump yageraho kuko ni umunyebusinessman kandi ashyigikira n'amakiripito nawe kugira ngo abashe kuba yamuzamura, urumva wowe yabiha agaciro cyane kurenza uko Biden yabiha agaciro. Ndetse kandi bitewe n'ukuntu system ya Amerika bashaka kuyihindura, bakaba banashoboka kuba yenda biriya byogajuru nabyo bigiye kujya bifata yenda amakuru n'ubundi nabyo byongere kujya bitata amakuru mu buryo bitandukanye n'ahantu henshi hatagiye hatandukanye, ariko cyane cyane none na rino faranga kugira uburyo gukora n'iryo bagiye gusimbuza kumera nk'aho rigiye gusanga ryunganira amadolari, bagiye gutuma none bazaba bikontorora neza mu buryo bworoshye, ku buryo noneho hatabonekamo ibintu by'amanyanga, babashe kuba rino faranga bariha agaciro, ndetse mu buryo Amerika nayo izazikontorora aya mafaranga kugira ngo nyine ibashe kuba yagira ijambo. Nkeka ko ari iyo mpamvu biriya byogajuru bishobora kuba yenda babyohereje muri biriya bintu, kuko twebwe iyo tubajije batubwira ko bayoherejemo kugira ngo barekurikirane iyi no cryptocurrency ibashe kuba yajya bayavunja mu buryo bworoshye, ndetse yajya inakurikiranwa mu buryo bworoshye bifashishije biriya byogajuru. Ariko bigiye bitandukanye akenshi, gusa icyo mpamya cyo ni uko nta kiba kidafite impamvu, kandi impamvu nziza yaba kuri twebwe ndetse no kuri Amerika. Ni ukubashaho kuba tugira nanone rero tugiye tukareba dusanga hari amakuru yandi nagerageje kugenda mbaza agiye atandukanye. Uyu honorable nababwiye bita Samkat yavuze ati iyi nesa kuba yohereje hano byogajuru bingana uku bitajyanye n'amategeko agiye yemewe ni irego cyane nk'ibintu bitemewe n'amategeko ubwabo bashyizeho. Urumva avuga ko bino bintu byahagarara, ariko uko byagenda kose asigaye yibaza avuga ati ese ni gute twazahagarika bino bintu ko duhora tubyiyama bakongera bakabigarura. Ikindi kibazo twari tugomeje kwibaza, cyangwa wenda abantu benshi bagomeje kwibaza kuri SpaceX, ni ukwibaza ati ubundi ino Picoin iramutse isohokeye ku 724 n'ijana na 22, koko ibyo bintu twabyakira gute? Ese abantu babyumva gute ubundi? Icyo ni ikibazo abantu benshi bagomeje kwibaza, bakavuga ati iyi payi iramutse isohokeye kwa aya mafaranga, mu by'ukuri abantu bakakino challenge gute? Ko twe twashyikiye ko payi igomba gusohoka ku 314 n'ijana na 59, ni gute payi yava ko ayo mafaranga igasa nk'iyikuba kabiri? Urumva ni ibintu benshi batari kugumeza kwakira. Ariko nanone niyo mpamvu Dr. Nicolas yavuze ati mwebwe ntago nshaka ko muri ya P-Fest mugomba gushyiraho kiriya giciro cya GCV, oya, ahubwo bo nibo bazishyiriraho bazanomayininga igiciro nyacyo cy'iyi Pi network cyangwa cy'iyi Picoin, nibo bazishyiriraho igiciro nyacyo. Nibamara kurocinga nibwo bazamara gushyira muri za Binance, kuko iyo ugiye muri za Binance kwinjiramo ntago bakwereka igiciro nyacyo, niyo ugiye muri Google ntago bakwereka igiciro nyacyo. Ariko nanone twe tugomeza twimagina ko iri kuri ya mafaranga n'ubundi 314 n'ijana na 59, nibyo turi gomeza twimagina. Ibi byose nibyo abantu bari kugenda batanga amakuru kuri zino SpaceX cyangwa kuri zino Twitter. Urumva ni ibintu rero tugugera tuvuga gutyo, ariko nanone harimo benshi bagenda bavuga ati ese iramutse isokeye kuri 318, ibyo byo nabyo twabyakira gute? Ariko icyambere twe twishyiremo ko tugomba gushyikira GCV kuri ya mafaranga batubwiye. Murakoze, mukore subscribe. Nkomeza kugenda mbashimira kura subscribe, share ni comment, kandi ugerageze kugenda ukurikirana ibiganiro yawe byatambutse ndetse n'ibindi tugiye kubashyiraho mube update. Ciao ciao.